Amara Yesu. Amara Yesu. Papaya basaka. Hey! Tusimuke fanye rike. Amara Yesu. Imbaraga yose ari gufite kure. Imbaraga yose ari gufite kure. Rimwe, kabiri, gatatu. Fire! Mungire ngo ibihe birahindutse, nibo bagiye kugutinya. Komera Imana amashyi menshi cyane. Bamwe bagiye kuzajya bakubona barerembe, bandi bazajya banasitara babuze aho bakwirwa. Bamwe bagiye kumwara. Pawi elebo santo perea. Bari bazi kugiye gukorwa n'isoni. Eliya arangije arabahigika, arababwira ngo kugira ngo mbemeze mwangegerame muzengurutseho amazi, mbereke Imana nyamana, mbereke Imana ishobora byose. Ubwo Yesu uri muri wowe arakomeye kurenza ibindi bintu byose. Ndabibonye ntujya ubeshya, uravuga bikaba. Oh, ndabibonye ntujya ubeshya, uravuga bikaba. Haleluya. Kopera Yesu turebe. Numva Imana imbwira ngo mubwire ngo we wakanage hano, Imana irimo irakubwira ngo ntabwo uzamwara. Imana iravuze ngo ntabwo uzamwara. Kandi irongera irahira iravuze ngo ntabwo uzamwara. Kubera amateka y'ibigeragezo ntabwo wabyaciye, ariko mbavugane nawe. Imana iravuze ngo ntabwo uzamwara. Imana irabizi ko bamwe muri mwebwe mwicaye hano muyijyanye, mwicaye nta rukundo muyifitiye, muyishakaho ibyo muyigombaho, ariko nta rukundo muyifitiye. Bamwe muri mwebwe turebana muri ibiryarya. Abantu baza kubiryarya bakaza no kuryarya Imana. Nta n'isoni usa n'urukomeza. Ukaraba amazi ukazinduka ukarara amajoro, gusenga, ujya gusenga ibiki. Kaza uje gushaka Imana ngo impa, ariko nayo ikigusaba wagishyize hano mu mugongo. Ikiganza kimwe kiri gusaba, ikindi gihisha ingeso n'ubusambanyi n'uburaya n'ubusinzi n'ubunyamagambo n'ubugome n'ubushyari n'ibindi bintu byose bikurunzemo, maze ukaza ukabisirimbana bakureba babona ibitenge bisimbuka bakagira ngo wafashijwe, kandi ari dayimoni ziri kugusimbutsa gusa. Ijambo riravuga ngo mumanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose muzabyongererwa. Abantu bari gushaka ibintu bitari ngombwa, kandi ibyo bagashatse ari byo bibafitiye umumaro. Nishimira ko Imana ibagirira neza, ariko mwebwe yababwira ngo mukiranukire, mukagenda mukaba abandi, mukibera ibindi biri inyuma. Fata umuntu mubwiye ngo urebanye na Yesu nta kimwaro wagira. Mubwire ngo urebanye na Yesu nta kimwaro wagira. Amen. Pasiteri turagukunda ati nanjye ndabakunda. Atinze kwakira igitakaza bimunagura ntabwo azagusubiza. Abantu Yesu yagaburiye nibo babaye abantu ba
bazamura ibiganza bavuga ngo ni abandi. hari harimo abo yacishije ubumuga, hari harimo abo yahumuye amaso, hari harimo abo yasuye, ariko n'intumwa ze zaramwihakanye. bamwe babonye bamufashe bati arashimira. Petero ati niteguye kujyana mu nzu y'imbohe, je nawe mwana. Yesu aramureba aramubwira ati Petero wikiyemere. aramubwira ngo burajya guca umaze kunyihakana kangahe? gatatu. Urabati ku izina ry'Imana ntabwo nihakana umwami wanjye. Paka mugera mu bwego Yesu areba n'ibyo abantu batareba. Pakimufata abafashe inkota uwambere bamukasa ugutwi, aramubwira ati tubice. undi aramubwira ati Petero sigaho, iyi ntambara ntabwo ari iy'umubiri, ni intambara y'umwuka. afata kwa gutwi arongera agusubizaho. Yesu baramufata, intumwa zimwe na zimwe zari zaciye mu biturusi. Nyeganyeza mugenzi mubwire ngo iyo biba kuri uriya munsi wari kirongozi we bamufashe wari kubyitwara mute bimubaza. Tumawe umuntu wize w'umunyabwenge ureba ibintu bigize mu bantu bari banyuzeho yirukanka, yari mu bambere. Nshuti yanjye mubwire, abantu bakubesha ko bagukunda, bagukunda bitewe n'icyo ufite cyangwa se bitewe n'icyo ukurimo, ariko Imana igukoze ku maso ikakwereka imitima yabo. Iyo habaye gatoya wibaza ko wari ufite inshuti, wari ufite abantu wabonaga nk'abavandimwe, byose ujya ubishaka ukabibura. Umuntu wamaze kwiga ubusabane bw'Imana n'ubw'abantu amenya gutandukanya igihe cy'abantu n'igihe abanamo n'Imana. Icyo ni icya mbere. Ikindi kintu, hari igihe abantu baza bitewe n'icyo Imana ikugize, ariko cya kindi Imana yakikwambura gatoya b'abantu bakigendera. Imana igukoze ku maso ikakwereka abantu bose bakugana, Imana yagenda iguha impamvu ituma bakugana. Nta muntu n'umwe ushobora kukugana nk'uko Yesu yakugana. Ibyo mvuga murabizi, murabizi cyangwa ntabyo mwabonye? Nyegereza kugera mu bwenge Imana ikugumeho n'abantu bazakuguma bimubwira. Akabu ufite nuko wageze kuri Yesu ukadeviya ukajya gushaka abantu badahuye n'ubushake bw'Imana. Ubu bamwe twicaranye hano bari gushaka umuntu bari bubwire ati wohereze. Abandi barimo barabwira umugabo ati ntabwo ari wowe da, ariko umenye ko ku mugoroba abana bari bugira ute. Ariko agatima kamwe kari hehe? Karindiriye message. Ndakumenyesha ko utari hano uri gusenga Imana ya Isiraheli, ushobora kuba uri gusenga Imana y'umugabo tutabizi. Ubuntu bw'Imana ntacyo bushingiyeho. Bafata Yesu baramujyanye, bamugejejeyo. Petero yari ari inyuma ye, aho bamukatisha nawe agenda.
hari abantu benshi nubwo wanagera mu bibazo kabivuge, iyo bigitangira ushobora kumuguza 1,000 akabivuga, ariko bigishuha aho ushobora gusura ukamubwira ngo ngiza 200. Burya menya yuko byakurangiranye ntayaguha. Utazuma ngo kana karamfashije ngagirira neza ngo ni mu bihe bigoye, yari afite gahunda nyeganyeza kugira ngo ubwe ubufasha bwose uhabwa byo bwibazaho bimubwire. Urumva Petero yamukurikiye abizi neza ko Yesu hari igihe bamufashe bagiye kumujugunya mu mpanga, arangije abacamo, aravuga ngo nimba yarabaciyemo cyagiye mu mpanga, uyu munsi ngo ntari bubacemo. Bamukubise ikiboko cya mbere cyari kiriho n'imisumari. Petero agiye kubona abona inyama ziri kweguka, abona amaraso arimo arava. Umuntu wa mbere amunyuze aramubwira ati ariko mu bantu basenga hariya kwa Pasiteri Jado wowe ntabwo urimo? Uwa mbere oya ntabwo muzi, wa wundi bavuze yuko asenga bikagenda gutya, ntabwo muzi ko nakubonye urambeshye, ntabwo wambonyeyo. Nyamara uyarasa nawe ko umuntu wagendanye na Yesu n'umuntu wabanye nawe kugira ngo amena, hari ibimenyetso bimuranga. Yesu yageze mu buzima bwa kwambura isura y'uburaya, akakwambura isura y'uburozi, akakwambura isura y'ubusinzi, akakwambura ishusho y'ubuhehesi, akakwambura ishusho y'ubujura, yarangiza akakwambika ubwiza bwe. Ntacyo wakora ngo umwihakane, nawe wajya mu kabari bazakumenya, nawe wajya mu bapfumu bazakumenya, nawe wajya mu banyamagano bazakumenya. Icyo Yesu yashyize muri wowe ntabwo wakihakana. Bwenda gucya bamujyana kwa Herode, Herode aramwihakana, ariko barimo bahindukira bavuga ati mugabo arongera aramureba, areba Petero, ariko aravuga ati ko mwera mu kabari kahe abajya gusindira abajya gukora amanyanga, uyu ko ntajya mubona. Arongera aramureba, uyu muntu kanca mu jisho, aranyeganyeza mu bwego, uyu muntu kanca mu jisho n'ubwira. Arongera aramureba, nyamara uyu muntu nawe yari ari kumwe no undi, ariko wa mugabo we usinzi icyo nshakaho. Arongera aravuga ngo ntabwo muzi. Bambaye gasenge nta rubyaro bafite, bamaze kurubona n'ubu ngubu nkaba ntanavugana nabo. Bamwe abakozi b'Imana nimwe mutugira ababi, nimwe muza kutwica no kutwangiza no kuduhindura, muzanye iyo myuka mibi n'imyumvire mukaza kwitudaho. Ntabwo ushobora gusapotinga umuntu Imana ihaye Imana n'umuntu ikoze ku maso ihagurukije kugira ngo uhagararane nawe umushyigikire mu muhamagaro, ahubwo kugira ngo umushyigikire uraza kumutera ibyuma, ibisongo, ibishoka byose urabimanuka mukaza kubimutera. Bamukurikiye bose uririrwa uhagaze hariya wahennye, watutubikanye icyumba cyagize ngo gushaka kwangiza umuntu Imana yavuzeho. Mbere y'uko uriya muntu yangirika biramanza bikugireho ingaruka. Amena? Iyo amen ushaka wayihuka bajyane ngo amena.
bigomba kumugiraho ingaruka mu izina rya nde rya Yesu. Genda wicare. Abonye ko byarangiye n'ubundi nta kintu ari bukore, inshuti ye bagiye kuyibamba. Undi nawe wajyaga mu maroja ajya no mu busambanyi akunyuraho. Ariko ko babana n'undi mu kigeragezo uretse Yesu wenyine, ariko abandi bantu bose iyo ugeze mu kigeragezo, iyo ugeze mu bihe bigoye, habaho akantu kameze gutya. Iyo umuhamagaye utungurwa no kumva akantu kava ngo du. Abantu baragenda iwawe kuko bazi neza ko bahasanga ibyo kurya, bahasanga amafaranga, bahasanga imbaraga z'ubushobozi bwa hano mu isi. Ariko ugiye mu bitaro iminsi 3, iminsi 4, yagusura uwa mbere, yagusura uwa kabiri, ariko uwa gatatu nta nubwo yanakongera kugusura. Icyo ni cyo kiremwa cy'umuntu. Bantu munyicaye imbere ntabwo ndi kubabwira nabi. Imana irabazi ko muyijyana cyangwa mugahinduka, mukamanza mugakizwa. Iyo mitima y'ubunyamaswa, iyo mitima y'ubutindi, iyo mitima y'ubugome, iyo mitima idakundana, kamanza mukayifata mukayijugunya. Abafilipi ibice 2:5 ijambo ngo mugire wa mutima ari muri Kristo Yesu. Ariko Mana we, Petero nuko aramureba atari kuyo nawe, nyamara yari ari kumwe. Naranya aramubwira ati aho mvuka ntabwo hazi, iwanjye ntabwo hazi, igihe hari gahunda agirana nawe. Ubu ngo Yesu ndamukurikira, amafaranga ampa, umuntu bari gukubita kuriya, urabona ari umuntu wo gukurikira wowe. Maze Petero ntabwo muzi. Akimara kubivuga inkoko ibirabitse, inkoko ibitse, Yesu arakemuka ahuza amaso na Yesu. Yesu aramubwira ngo yewe, nta nubwo yanahitiye n'aho bavuze abandi bazajya. Uzi ibyabayeho? Ni n'umuntu uzi ibyabayeho? Yahise ajya kumurunga arabati, nari mbizi ko nimugendane nawe, ariko ndakwihakanye. Mana umbabarire, niwe bo Mana, niwe bo Yesu wanjye. Ariko kubera ikimwaro ntiyanahitira ngo ajye kubwira bagenzi be, ahita yerekeza inzira y'iki yo kujya kutamfasha, yo kujya kuroba amafi. Ati n'ubundi ndahombye, nta kintu amariye, nta kintu adupimiye, arancitse. Hari abantu bizera Yesu mu buryo buri miracle, atari uburyo bwa Mwuka Wera. Kandi abantu bagomba kugendana na Yesu ni abantu bagomba kumwizera mu buryo bw'imirimo akora ndetse n'ibitangaza agira ute akora. Ntabwo dukwiye kwizera Yesu mu mirimo n'ibitangaza akora, ahubwo dukwiye kumwizera kuko ari uburyo bw'Umwuka Wera. Haleluya! Petero ntabwo yigeze ashyirwa. N'igihe Yesu yazukaga, yaje amusanga ku nyanja aroba. Nyeganyeza mugeze mu bwenge, ikimwaro kiramwishe. Hagiye kubona abantu arimo aragendera hejuru y'amazi. Izindi ntumwa ziri kwinginga, yarazibwiye ngo mugende muntegerereze mu murwa, mugende musenge,
mundindire nyeganyeza mubwire ngo abantu bikomeje kuri Yesu. Ibihe byahinduka bitahinduka, hari abantu bikomeje kuri Yesu. Kandi kamubwire nta muntu ujyana n'undi mu kigeragezo. Winima ariko Yesu we murajyana. Yesu murajyana. Hahandi kwiseta Yesu murajyana. Abaganga nabo ubwabo bakoresha ubwenge bwa, ariko Yesu murajyana. Hariya mu isanduku Yesu murajyana. Hariya muri metero ebyiri Yesu murajyana. Cyagiye ubara Yesu murajyana. Hari utajya udushiga. N'Imana itabura kuboneka mu makuba. Fata uwo muntu umubwire ngo nta ujyana n'undi mu kigeragezo. Ongera umubwire iryo jambo. Tugabanye uburyarya bwo kubeshya Imana ko tuyikunda. Ikindi abantu muhaguruka. Nimbara abantu mugira mube mugize ukuntu maze tuvuge Yesu neza, kuko iyo umuntu ahaguruka acagagura connection yawe burya narabicunze. Mujye mubicunga neza. Amen. Hari amasaha duhimbaza Imana bakabaha umwanya mugahaguruka. Amen. Mukagenda mukiyaranja kongera mukagaruka mukaza tugahimbaza. Hakaba n'andi masaha rero mugomba kwicara mu kumva Imana ivugira hano. Amen. Bantu muza mumeze nk'abaje kurahura cyangwa uvuga ngo ndahamara amasaha yangaya munaya ngo bite nigendera. Giye dukemura ibyo, numara kubikemura neza uzaze gusenga. Nubwo utari wabikemura uretse. Haleluya. Mupapere Yesu. Amen. Petero akorwa n'isoni, atungurwa no kubona Yesu agendera hejuru y'amazi. Yesu agenda hejuru y'amazi, ndamubonye ngaho. Uyu ko yari yarapfuye none hejuru y'amazi arimo arakora iki? Agira ngo ni umuzimu. Aramubwira ati Petero bite? Niti ni sawa, ariko wari wafatwa ngo ikimwaro kikwice, byari byakubaho? Niyo bikomatwa. Aramubwira ati ngwino mubwire. Njyewe Petero ndaza gute? Uragendera hejuru y'iki? Ateye intambwe ya mbere birembera, ateye ya kabiri birembera, iya gatatu aramanuka ajya gusoma Ngeri. Undi aramubwira, aramanuka Yesu aza kumurora, aramubwira ngo Petero witinya, no mu rupfu tuzajya. Unyizera naho yaba yarapfuye azazuka. Si Yesu yamamare? Yesu yamamare. Wamvugiye ngo amen. Hari ikintu Imana yantumye kuri wowe muri uyu mugoroba. Imana yantumye ngo nkubwire ngo ije kwigaragaza. Imana yantumye ngo nkubwire ngo ije kwigaragaza. Birashoboka ko wayitakarije icyizere ariko yije kwigaragaza. Birashoboka ko abantu bakeka ko yakuvuyeho ariko Imana ije kwigaragaza. Kindi kintu Imana yambwiye ngo ije kwirukana abantu badafite gahunda mu buzima bwawe. Igiye kuguhuza n'abantu bafite gahunda. Aba bantu urabakira cyane ntabwo bakira? Wavuze cyane ngo amen. Haleluya. Ahandi hantu rero Petero yigeze atenguha Yesu, ni ahantu hamwe Yesu ari kubasezeraho ababwiye ati ndagiye rero ngiye kubategurira iwanyu heza kandi aho njya murahazi. Nuko rero basigiye umufasha ari wo Mwuka Wera, agiye kugenda. Reka nsabe anyesage sa nk'ugenda ugiye. Aramubwira ati none mwigisha,
cyaba ari cyo gihe wenda kugarurira ubwami muri Isirayeli. Yesu arongera avumbura Petero vuga ngo irindi kosa. Aramubwira ngo si ibyanyu kumenya iby'iminsi n'ibihe Data yagenye. Mana icyakora muzahabwa imbaraga, abagabo muzahabwa imbaraga, abakobwa muzahabwa imbaraga, abasore muzahabwa imbaraga. Zamura haleluya. Umwuka wera nabamanukira, muzaba abagabo nyabagabo bo kumanya i Yudaya, i Samariya, kugeza ku mpera y'isi. Bayika Yesu ntiyadusigiye amafaranga, ariko yadusigiye umwuka wera. Yesu ntiyadusigiye amazu meza, ariko yadusigiye umwuka wera. Hari abantu twakomera umwuka wera tukamuha amashyi. Musubire i Yerusalemu, mugende nta kintu mbamariye. Bayi kandi mundindire, muntegereze mwihanganye. Impamvu nabivuze, mwese twahuriye hano, mwese mundebe, ugende ucunge n'abantu mubanye, n'abantu mubana b'inshuti, abavandimwe, abantu musangira akabisi n'agahiye. Bariya abantu bose Imana iguhuje nabo kubw'igihe urimo. Yego unimbaza mama Bishop nasanze afite iduka na n'ubu rijari yandibuka, ariko se wasanga hari abantu Imana yakwigishije na n'ubu amasura yabo ajya guhagarara imbere, aza buri musagira kuri kontwari, turagukunda uri umubyeyi mwiza, ubareba bose ntabwo babura. Gira guca ibiganza byawe uyu munsi Imana yigaragaze mu izina rya Yesu. Fata mugenzi umubwire ngo umuhanuzi aravuze ngo Imana igiye kwigaragaza. Hari abantu biteguye kubona Imana yigaragaza ngo bazamure haleluya. Nyeganyeza mugenzi umubwire ngo ariko aho Petero yahavuye yemeye. Hari abantu bigorana rero kugira ngo Yesu abemeze. Nuko ariko aramwa, niyo mpamvu n'igihe cye cyo gupfa yaravuze ati yewe bwoko bw'Imana, uyu mwami namutengushye kenshi, nimumbamba ntimumbambe nkabo, nta nubwo nakigereza. Yambereye umurengeza. Njyewe mufate igisumari mwashyize ku mutwe we, mwashyize ku maguru ye, mugishyire mu mutwe wanjye kigende byibuza cyinjireyo. Njyewe ndabasabye mumbambe mugize ute? Mumbambe mugize ute? Amen. Haleluya. Bari ijambo nkunda nashaka kwinjira muri vangu umunsi wa Pentecote usohoye. Fata mugenzi umubwire ngo umunsi wa Pentecote usohoye mufatane ibiganza. Mufata umubwire ngo umunsi wa Pentecote usohoye. Ongera umufata umubwire ngo umunsi wa Pentecote usohoye. Asa bimubwiye iyo telefone iravuga umwuka we narambika hasi. Ongera umufata umubwire ngo umunsi wa Pentecote usohoye. Twese twari mu mwanya umwe, duhuje umutima. Ako kanya umuriro uramanuka, hamanuka indi mishya, amavuta aramanuka, abasaza barerekwa, ababyeyi bajya mu mwuka wera, dutangira kuvuga indimi zitandukanye.
nk'uko umwuka yaduhaye kuzivuga, ibihe birahinduka, imbaraga z'Imana ziramanuka, Yesu asoza isezerano, Yesu arigaragaza, indwara zirakira, imbaraga ziramanuka, abadayimoni barahunga, Imana yohereza umuriro, abarozi barabimenya, Satani arabimenya, ibihe birahinduka, tuvuga ngo hakiri umwuka wera. Zamura haleluya. Mwana w'Imana wicaye ahangaha, Imana iguha umwuka wera, Imana iguha umwuka wera. Mu byo ukeneye byose ukeneye umwuka wera. Igisubizo cy'ibibazo byawe ni umwuka wera. Hakira gutunga umufasha, hakira gutunga umwuka wera. Wakomera Imana amashyi, wakomera Imana amashyi, wakomera Imana amashyi. Ayo yaba ari amasabano, ayo Imana wayakoma, wavuza akaruru, wakomera Imana amashyi. Yesu yamamare, hakira kubohoka, hakira gukira indwara, hakira imbaraga zibohora umugongo, hakira kubohoka muri uwo mutwe, hakira amavuta y'Imana. Zamura haleluya. Haguruka. Hano sabiko siko taya zobrefo. Haguruka nawe. Tote seveni makota ya zobrefo. Eni mando nestara bonifori. Kawe aramanuka batangira kubona Imana. Umwuka wera aramanuka batangira kubona Imana. Batangira kubona Imana, batangira kubona Imana, batangira kubona Imana. Iyo mwuka wera yatakumvishije ntibihari se? Dupoperane di. Amena. Ariko mwuka wera kugeza waramutse mukanyamuneza uramubwira ngo waramutse neza, kandi mwiyerekura mufite ko yari yakoreje target yihe, ariko ukamubwira ngo waramutse neza. Amena. Haleluya. Mwuka wera yakuje ugiye gukubita umwana, araza agafata akaboko kakaba paralize, yakongo warbaye kamurarinize gabati wa mwana we. Amena. Imbaraga za mwuka wera zikora ibirengeje ibyo twe tudatekereza. Ndakwifuriza ngo uvanye hano mwuka wera. Imana imbwiye ko ikurinze kugendera mu kagare. Mama, hari umwana wawe Imana irinze igifungo. Imana imurinze igifungo. Ikindi, nuriya wo mu marushanwa ntabwo azatsinda, ariko hirya gato Imana igiye kumufukurira iriba ry'umugisha w'umunezero w'ibihe bye. Ikindi, Imana ivanye uburwayi budashiriwe mu rugo. Iyo atarwaye abana baba barwaye, atarwaye abana yarwaye, indwara zitonze umurongo iwe. Imana ivanye uwo mwuka w'uburwayi we. Iyo ni Imana ivuganye nawe. Ikindi, ndabona umaze iminsi wajyaga kwicara bikanga, kwishingikiriza ikintu kugira ngo wicare. Ikintu cyaraje gifata mu mugongo inyuma, kirafata cyanga kurekura. Imana irambwiye ngo uyu munsi icyo kirakurekuye mu izina rya Yesu. Akira kubohoka mu izina rya Yesu. Ariko Yesu yamamare cyangwa ntiyamamare? Tola zanima kota zevone stala bone fo. Muvyeyi,
Imana irimo irambwira ngo imenye igikombe cy'uburozi imbere yawe. Ikindi Imana irambwira ngo igiye guca inzira mu buryo bwagutse, hari amafaranga ibatunguje. Icyo ni ikindi Imana ivanye igifungo ku mutware. Ikindi umwasebye cyane, ariko Imana iravuze ngo ije kububahisha cyane, kuko niko Imana ivuganye nawe. Kandi Imana ikuye umwuka w'urupfu ku mwana mu rugo. Hari umwana wari upfuye urupfu rwari rugiye kubabaza abantu benshi. Urwo rupfu Imana irukuyeho mu izina rya Yesu. Imana ivanye n'ingenza ku buzima bwawe, zamaneko zishaka kumenya ubuzima ubamo n'uko ubayeho. Izo ngenzi Imana irazirukanye. Kandi numvishije Imana imbwira ngo uzarama ntabwo uzakenyuka, niko ivuganye nawe. Se kutavuga ngo haleluya. Amina. Teganyeza munyana mubwire ngo ntabwo ntahangayibonye. Dongeye ndakwemeye Mana. Dongeye ndakwemeye Mana. Anasema anafunga milango ya gereza, anaifunga anaifunga. Watu wabaya Mungu anawatosha. Nasio ngiye kubona mbona inuma iguhagazeho, ariko ngiye kubona mbona hari umuyaga mwinshi cyane uri gusunika ya numa nyikuveho. Imana irambwira ngo hari umwuka uri kurwanya ikibitsanyo cyawe. Abantu benshi ntibemera ko Imana ariyo yaguhamagaye, bashidikanya ku muhamagaro wawe, ariko Imana irambwira ngo igiye kugukoresha ku rwego abantu bagiye kumenya ko ariyo yavuganye nawe. Kandi ahantu utuye Imana iri kumbwira ngo hatujwe n'igihe. Numvishije Imana imbwira ko abantu ugiye kuhimuka mu izina rya Yesu. Ndabona Imana igutuza ku gasozi keza k'isezerano k'abahanuzi bakoreye Imana. Yesu yamamare. Imana ivanye ihembe. Haguruka, haguruka. Nuriya ntacyo wamwikirije, niba nta bazimu ufite. Papa yawa pela zala bonefo. Imana irambwiye ngo bakwicaye hejuru igihe kinini cyane, barara badasinziriye hejuru yawe, birukansa inyuma y'urubyaro, birukanka inyuma yawe ku rwego nawe ubwawe wageza ukabamenya, kuko bakurwanyije bari mu bwihisho. Bageze bava mu bwihisho barakwibwira ati twe turakwanga. Imana irambwiye ngo umutima wawe umaze iminsi usimbukira hejuru, kanabyumva ukanakiraho n'ikiganza ukanatokesha ngo mu izina rya Yesu. Nibyo cyane ntabwo ari byo. Pela sikata sefo. Kurakariye cyane hagati y'ukwezi kwa kane kuza gusanga kwa gatanu, hari ahantu bagutumiye, hari ibirori bagutumiyemo ntiwajyayo.
nibyo cyanaga ari byo. Umwe muri bo yandika mesaje ifite inyuro iranakubabaza kujyana kure, ariko bigufungura amaso bibona icyo bikwereka icyo bari bagamije. Iyo mesaje baranditse cyane bayanditse tola sika pefa nima zoperefa. Imana ivuganye nawe nonaha, yavuze ngo ivanye ihembe ku buzima bwawe, kandi yavuze ngo igihe bashatse kuzapfira ntabwo ari cyo gihe uzapfira. Imana irimo irambwira ngo ni Imana yawe igiye kuguhera umugisha mu maso yabo, ugiye gushingira mu maso yabo, bamwe bagiye kujya hanze i Burayi mu maso yabo. Imana igiye kugusetsa mu maso yabo. Iyo ni Imana ivuganye nawe. Zabura haleluya. Wakomera Yesu amashyi. Amamara Yesu, 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 amamara Yesu. Zamura haleluya. Ejeni haguruka. Imana irambwiye ngo yakujyanye i Bugande mu buryo bwo gutata, ariko none ugiye gusubira ugiye mu buryo bwa business. Kandi irambwiye ngo muhanurire ngo umugisha wawe urafungutse, kandi n'ibiganza byawuzinze byawukanyaze birahinaniranye mu izina rya Yesu. Imana irambwiye ngo nkubwire ngo kuvanye igitutsi cy'abana b'abantu, ndambwiye ngo nguhaye izina rishya. Inyenyeri yawe iratse, ibihe byawe biragarutse. Hari abantu bafatanya kuzamura nawe haleluya, n'ibihe byawe bigarutse. Yesu yamamare, Yesu yamamare. Arabone fone asikotaya ma lapela zinima. Mubwire ni Imana ikora ibyo igomba, ni Imana ikora ibyo yateguye, ni Imana ikora ibyo yavuze, ni Imana ikora iby'ubumana, ni Imana ikora ibyo abantu batahindura, ni Imana ishobora byose, ni Imana yumva gusenga, ni Imana irinda isezerano, ni Imana ituye muri twebwe, ni Imana y'umurengezi wacu. Wayivuga ngo amena. Karogora baguha iminsi, Imana ikaguha imyaka. Abako ntacyo uzimarira ukakimara bareba, abako nawe uzagera ukahagera bareba, abako utazabyara ukabyara bareba, utazubaka ugakomera bareba, utazarana imvi zikaza bareba. Hari abantu batagomba gupfa batabonye icyo Imana yavuganye nawe. Utavanga neza fata mugeni umubwire ko uhereye umunsi, bimubwire uri seriye, bimubwiye ngo uhereye umunsi wirukanyeho abantu batari seriye, wirukanyeho abantu b'inzererezi, wirukanyeho abantu b'inyatsi. Vuga ngo mu izina rya Yesu. Ongera uvuge ngo mu izina rya Yesu. Vuga ngo uhereye uyu munsi ndakwatura abantu b'umumaro. Vuga ngo uhereye uyu munsi akira amavuta yo guhura n'umuntu w'umumaro, akira amavuta yo guhura n'umuntu w'umumaro, akira amavuta yo guhura n'umuntu w'umumaro, akira amavuta yo guhura n'umuntu w'umumaro. Ndimo ndabona umuriro w'Imana ugenda akira ayo mavuta, ndimo ndabona izindi mbaraga zakira ayo mavuta. Hari Imana imanutse muri zakira ayo mavuta. Yesu arabikoze, Yesu arabiremye. Petaya, petakasa, petalazaba, hela
Rapando sainima. Ulazini makota. Sheriwini makosa. Imanu imana, anu imana, imana man, imana man. Hallelujah. Ubwo rero shoje mubwira ngo inshuti ufite ni Yesu, ariko cyane cyane iyo nshuti iyobowe n'umufasha ari wo Mwuka Wera. Ni herupe herupa wawe ashobora kuza ari umuntu, ariko uwo nguwo akaba ari herupe, akaba ari umufasha. Uyu muntu rero Imana imukoramo, akaguha imodoka atabishaka ariko akayiguha. Kayiguha. Imana yateguye ku buzima bwawe, nta muntu uzakitandika. Imana yateguye ku buzima bwawe, nta muntu uzakirwanya. Uzakigerageza wese azagwa ari we yahazize, azapfa ku bw'icyo Imana yavuganye nawe, azakena ku bw'icyo Imana yavuganye nawe, azahinduka izeze ku bw'icyo Imana yavuganye nawe, azahananuka ahantu hakomeye. Imana ikuzamura ari ari kukuvana raya takazavo. Bindire Imana ivuganye nayo, irambwiye umuntu wese waje gusengera hano hangaha Imana iramusinyiye. Imana iteyeho kashe, Imana ishizeho viri. Zanira ibiturisho dore ko nakira abakozi b'Imana. Epa basikako, epa yazopewa, elima dode siwinima, akuri basainima, edo binis kazevo, etola zinima efo, edozie mimano destaya, sheini waini maifo, elinga zinima enestaya, etando zobine fo, etika zidi bone fo, etola zinima enima ngoze winima. Ndagira ngo utangarize ngo uwo murozo uri mu buzima bwarasohotse, iyo ndwara y'abadayimoni iri mu buzima bwawe irasohotse. Hakira impinduka, hakira kuboroka. Sezerera abarozi, sezerera abapfumu, sezerera abanyeshari, bakira ubuzima bw'umudendezo n'Umwuka Wera. Imana ya mama, Imana ya mama, ya mama, haguruka uyitambira akantu gatoya karyoshye, gato konye, kantu gato wakora wageze mu nzu y'Imana. Kora akajeste kamwe gusa, kamwe konye. gato konyine karahagije, karahagije rwose. Akabato gato konyine. Yesu we, Yesu we. Ababyeyi bari twagiye amabara Yesu, amabara Yesu. Papaya basapa. Tusimuke twagiye rimwe. Amabara Yesu. Imbaraga yose ari gufite kure. Imbaraga yose ari gufite kure. Rimwe, kabiri, gatatu.
abatongereye yose ndayirukanye mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, izina rya Yesu. Amaraso ya Yesu Kristo wa Nazareti, mu izina rya Yesu, amaraso ya Yesu, amaraso ya Yesu, akire kumanuka mu izina rya Yesu, akire kumanuka mu izina rya Yesu, akire umugabo nanjye ndamwemera, n'umugabo 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 nanjye ndamwemera. Haleluya. Fata uwo muntu umubwire ngo nguhanurire, bimubwire ngo nguhanurire, mubwire ngo nguhanurire, mubwire ngo uhereye umunsi ugiye gutera ubwoba ababisha bawe, mubwire ngo uhereye umunsi ugiye gutungurana, mubwire ngo uhereye umunsi ugiye kwakira ibyo utigeze wakira, mubwire ngo uhereye umunsi ugiye kugira amahoro yo mu mutima utigeze ugira, mubwire ngo uhereye umunsi Imana itegetse abantu bagiye kukumenyera ubuzima, mubwire ngo uhereye umunsi nta mbaraga z'abadayimoni zongera kwinjira mu mubiri wawe, ongera mubwire ngo uhereye umunsi amarembo yawe arafungutse. Wazamura haleluya. Kabonye Imana, 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 kabonye Imana. Hamagara Yesu azarebera, 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 hamagara Yesu azarebera. Imirindi yenda yumva, imirindi yenda yumva, imirindi yenda yumva, imirindi yenda yumva, ndayumva, ndayumva hano hantu, hano hantu imirindi ye, imirindi ye, imirindi ye, imirindi ye, imirindi ye, imirindi ye, imirindi ye. Tabirimana, tabirimana, ye 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 ya hallelujah. Mufate umubwire ngo uhereye umunsi ntiwongere kubatinya, ahubwo bagiye kugutinya. Ubwira ngo Imana ivuganye nawe, iguhaye amavuta y'igitinyiro, acira amavuta y'igitinyiro. Ubwira ngo Imana iragenzuye, sanga baragusuzuguye,
sanga barakubahutse ariko uyu munsi iguha igitinyiro imbere y'abanzi bawe. Mubwire ngo uyu munsi ntibongere kubatinya. Mubwire ngo ibihe birahindutse, nibo bagiye kugutinya. Komera Imana amashyi menshi cyane. Bamwe bagiye kuzajya bakubona barerembe, bandi bazajya banasitara babuze aho bakwirwa. Bamwe bagiye kumwara Paris elebo santo perea, bari bazi kugiye gukorwa n'isoni. Umva hata wizibo hani wenyewe mani kumera umugisha. Urambwiye ngo ni matinde n'Imana irambwiye ngo irahatinze. Umva nkubwire, bivanye umwuka w'impanuka ku mugabo wawe. Mbonye yaragiye kuba ikimuga kibera uwo mu nzu, kandi ndimo numva Imana imbwira ngo igiye kukubakira inzu iryoshye, igiye kwica abazimu n'abadayimoni n'abapfumu n'abarozi. Imyuka yose y'abatizera yaguteraniyeho, iyo myuka igiye kubura ikwirwa. Imana irimo irambwira ngo igihe kiraje, nawe ugiye kukubahisha, kandi Imana warayisabye ngo iguhorere. Igiye kuguhorera ku murozi ukugejeje igihe kinini cyane. Tegura ituro wateguye kuzana mu nzu y'Imana. Bino mwatureho ijambo ry'umugisha. Aha ni amaturo asanzwe. Iki ni icya 10. Yes, amaturo asanzwe, amaturo y'ishimwe. Iteguro ribangukanye. Bino hano, bino mwatureho ijambo ry'umugisha. Mwatuyeho umugisha no gufungurirwa imigisha mu izina rya Yesu, amen. Irembo ryawe ry'umugisha rifunguke. Irembo ryawe ry'umugisha rifunguke mu izina rya Yesu. Irembo ryawe ry'umugisha rifunguke. Irembo ryawe ry'umugisha rifunguke. Ndahanura ngo irembo ryawe rifunguke. Irembo ryawe rifunguke. Mbona rivuyemo umwana, imbaraga z'umurozi zirahunga. Imana ikora ibyo bitangaza, muyikomere amashyi. N'Imana ishobora byose, n'Imana yihagije, n'Imana itaginanirwa. Zamura haleluya. Uyu mwana hari icyo abaye, hari bwacyo arwaye. Ariko naje gusengera Imana irigaragaza n'umumere Imana ishimira. Wavuze ngo haleluya. Ariko ko nababona ngo tuvuge Yesu muri hehe. Abafana ba Yesu bazamure haleluya. Abemera ko Yesu ari umwami bazamure haleluya. Holy winima. Iyo dusenga ni nyambaraga. Abavuga ko dusenga imyuka mibi, bo basenga Imana nyamana bazasengere umaze imyaka 2 atabyara. Turabahamagaye baze kuri tere tugaragaza Imana nyamana. Eliya yarangije atumira Ahabu n'abahanuzi be na Izabeli, arababwira ati nzanira izo ngegera hano, genda uzinzanire.
duhurire ku musozi w'Imana, tugaragaza Imana nyamana, tugaragaza Imana nyamana. Abahanuzi ba Bayali baraterana, Eliya agereka akaguru ku kandi arabareba, arababwira ngo ndashaka kureba Imana nyamana. Baricebagura, bahamagara Bayali, Eliya arabareba, arababwira ngo hari Imana yanyu ubanza yasinziriye, nimwongere muyihamagare. Isaha yo gutamba ibitambo igeze, Eliya arangije arabahigika, arababwira ngo kugira ngo mbemeze mwangegeramwe, muzengurutseho amazi, mbereke Imana nyamana, mbereke Imana ishobora byose.